Hello, mumeze neza aho muherereye hose, nizere ko mufite ibihe byiza aho muri. Nongeye kubaha ikaze rero aho tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Justine, tugiye kureba imico n'imiterere iranga ba Justine. Nongera guha ikaze abo dusanganywe kuri ibi biganiro n'abashyashya aho muherereye hose, mbahaye ikaze mu biganiro byacu mubyisangemo, nanabasaba gukora subscribe mugakanda kuri iyo nzogera y'umweru kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi, ibiganiro byacu uko bisohotse bijye bibageraho biboroheye. Justine rero ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'Icyongereza, rikunda kwitwa cyangwa se rikunda guhabwa ab'igitsina gore, rikaba risobanura umunyakuri. Justine rero ni umukobwa cyangwa se umubyeyi ufite imiterere itangaje, ntapfa gukururwa n'abasore kuko aba yumva ameze nkabo, yaba mu mikorere ye ndetse no kwiyumvamo ubushobozi. Justine ntiyihangana kandi akunda kuba ari we uyobora mu bantu babana. Justine akunda kurwana cyangwa kujya impaka, mu miterere ye ubona ameze nk'abagabo kurusha uko agaragaza amarangamutima nk'ay'abagore. Justine avugira aho kandi Justine ariyemera. Justine akomeza umutwe ariko akaba indahemuka. Azi kubyaza umusaruro amahirwe aza mu nzira ye, ntagira imbabazi, ntazi kumvikana igihe havutse impaka kandi ntajya acika intege. Justine rero agira umutima wuzuye amarangamutima, kandi nyine kubera uko kuntu agira amarangamutima, rimwe na rimwe kuri Justine iyo hagize ibintu bimubabaza acika intege. Akunda abantu ariko rimwe na rimwe akunda ubukire n'amafaranga. Ashobora kwitangira abo akunda ndetse yakora igishoboka cyose ngo anabarinde. Nubwo agaragara nk'umuntu w'umunyamahane, Justine agira umutima woroshye kandi aharanira kumva afite umutekano kurusha ibindi byose. Justine rero ntajya yishushanya kandi iyo akiri umwana akunda imikino ngororamubiri n'ibindi bintu byose bizamo kurushanwa. Justine uzasanga ari wa mukobwa cyangwa se umubyeyi wihagararaho, kandi imyitwarire ye neza ikunze kuranga ya myitwarire ikunze kuranga abagabo. Justine aba azi icyo ashaka kandi ubwe akanagiharanira. Ntabwo ajya apfa gucika intege, akunda gutegeka ariko ntabwo azi gutegereza. Iyo nta kintu ari gukora bimubuza amahoro kuko aba ashaka gushora imbaraga ze mu kintu runaka.
Justine rero ntaca hirya no hino, iyo afite ikintu ashaka kukubwira ntabwo ajya akubembereza ngo agutware buhoro, ni wa muntu uvugiraho. Ikindi kandi iyo hari icyo yagezeho arakirata kandi mu mutima we aba ari indahemuka. Justine rero iyo ushatse guhangana nawe ahitamo kwicekera, nubwo akunda rero n'amafaranga, buriya Justine muri we anagira n'ubuntu. Reka turebe rero ibyo ba Justine bakunda. Justine akunda ibintu bituma agera ku buzima yifuza, bivuze ko akunda akazi n'ibindi bintu byose bitanga umusaruro ugaragarira amaso y'abantu. Kuri we gutsinda ni ingenzi cyane iyo nawe ubimufashijemo. Justine rero kuri we gutsinda ni ingenzi cyane n'iyo nta muntu n'umwe waba ubimufashijemo. Akunda gutekereza cyane, akururwa n'ibintu biri mu isi itagaragarira amaso. Mu rukundo aba azi icyo ashaka kandi asanga umusore abona ko afite gahunda y'imibereho isobanutse kandi bazahuza ibitekerezo, ashobora kubakana nawe urugo rukomeye pe. Justine arafuha cyane kandi ni umukobwa uwo ari we wese ugerageza kwegera umugabo we cyangwa umusore bakundana aba yikururiye ishyano, kuko Justine aba ari wa muntu ubikurikiranira hafi. Nk'abantu ntimuzegere abagabo ba Justine cyangwa se abasheri ba Justine. Justine arafuha. Justine rero azi kwita ku rugo rwe, amafaranga menshi yamarira mu kwiyitaho, ariko ntakunda gutanga amafaranga ngo ayahe abandi. Mu mirimo rero Justine yumva yakora harimo ijyanye n'incungamutungo, politiki, igisirikare, ingendo, itangazamakuru, amategeko, ubuganga ndetse n'ubugeni. Mwakoze rero kuduha umwanya wanyu mukadutega amatwi. Nizere ko murushijeho kumenya imico n'imiterere iranga umukobwa cyangwa se umubyeyi witwa Justine. Nizera ko aho muri hose mukomeje kumererwa neza. Amahoro y'Imana, imigisha y'Imana, gutunga no kumererwa neza